umukobwa arabyuka agafata imiyaga akubura, yamara gukubura akaja guhinga, yava guhinga akaza agashaka icyo afungura, agafata akaragu, agafata se ikintu mu rugo kize, reka kugira ngo uhingure ukarabe, nurangiza gukaraba wambare, uje mu ibara, uje mu kabari, uje mu gakungu katagukwiye. None ubu unkundiye mukobwa akwemera uwo muco, ukareka gusamara mu basore. Umukobwa aragenda ahure n'umugabo gufate asumire nkawe w'umusore, asumire ajane mu rugo. Ajanye mu rugo se nyina yarahannye, nyirasenge yaramuhannye, nyina wabo yaramuhannye ati niri bigendeye bitya mwana wanje, genda ukora utya, genda ukira utya. Wese urumva yaze wa mugabo we. Ndabasoje mu izina rya Yesu. Nitwa Theophile Korana Umwete. Uyu munsi wa none rero ntabwo turi mu Rutsiro, ahubwo ubu turi mu karere ka Gakenke. Murumva harimo intera ndende, ariko hari icyatumye tujyayo. Nk'uko mubibona rero turi kumwe n'umusaza, ndagira ngo nganire nawe. Muze muri aho? Murakomeye, muri amahoro? Yo, Imana ishimwe cyane. Yo, ndagira ngo mutwibwire kugira ngo tubone uko tuganira. Tubibwira amazina yacu se. Nitwa Simoni Semishogoro. Simoni Semishogoro. Yego. Mukaba mutuye hano muri aka karere ka Gakenke? Niho mwavukiye? Niho navukiye. Nuko Imana ishimwe. Imana yaraturinze. Irabafasha n'abana. Irabafasha n'abana banje, irabafasha cyane. Abana mbyaro 12 bamwe baragiye, hari abana 6, hasigaye 6. Barandeba ndabareba, numva ndiziwe n'Uwiteka arakarama. Uriziwe rwose n'Uwiteka. Oya, byo nuko ureba ku maso urabona ko unezerewe, nta kibazo ufite rwose. Imana irakarama rwose. None se hari akantu mise ntekereza k'amatsiko muri iyi minsi. Hari nkatwe tukiri batoya nyine turaba tuti yewe ngenzi habyara 2 sinabarera ngo mbashobore, none numvise ngo 12 hari. Yego, ariko ibihe bijya bihinduka. Ibihe birahinduka. None ubu ngubu rero icyo gihe umuntu yuko wagiraga abagore 2, 3, 4, none ubu na 2 kutabagira. None kandi rero n'ibihe bya kera akaba atari by'ibi, urumva byahurira hehe. Ariko hari ikintu uvuze uti urizihiwe kubera Imana. Hari ngira ngo buriya n'Imana ishobora no gufasha abantu kurera abana bikagenda neza. Yego, byashobotse. Nubwo wabyara n'icyo Imana yabishatse bakura. Yego rwose. Bakura. Yababeshaho rero. Yababeshaho. Yabyiteguye no kubarisha abarisha. Yego. Nyweze navuye muri Zaire ngeze hano, nibo intambara iteye, umwana wanjye yirukira Bugande. Ndamushakisha ndaheba, ariko Imana Uwiteka we. Ngiye kubona mbabonye Polinariya, nari naramuhebye. So Uwiteka ze si Imana. Imana irakarama mama. Imana irakarama, Imana irimo njyenyine ka Polinariya. Nicaye neza muri barumuna we nanjye n'umukecuru we. Uwiteka arakarama. Mumeze neza, murashima Imana? Ndashimira Uwiteka iteka. Urashimira Imana iteka rwose. Iteka. Yego. Ndagira nkwibariza kino kintu rero. Tujya tubona abantu b'abasaza n'abakecuru bakunda kunywa inzoga n'amatabi. Sinzi niba mwebwe mukibinywa cyangwa warabinyoye. Oya, inzoga narayiretse. Naretse inzoga kera hambere.
itabi risigara ariko ubu ngubu ntabonye rimwe mwabonye nta kintu genda mbega nta kamaro k'itabi nta kamaro k'inzoga uretse kuca umuntu kumwica nabi oya uretse kumwica nabi yewe uvuze icyo kintu cyo kwica nabi ndibuka tujya tubona abasaza basinze rwose baba bari kugenda mu nzira ukabona arahirimye no hasi ngo pa yagera mu rugo akabakubisa umukecuru ibintu agaterera hejuru ugasanga nta kigenda none se buriya birashoboka ko umuntu yareka itabi n'inzoga pe bigashira aretse none si abarinze kuza yavuye mu rugo ari muzima aragendeje ku nzoga aranywa umutima urahindutse araza ageze mu rugo arabizambije rero ubwo ngubwo abakoze neza ahubwo Imana yamufasha akareka inzoga akareka itabi akambaza Uwiteka mbega buriya numvishemo ikintu gikomeye n'abadukurikiye bakwiriye kumenya kwambaza Uwiteka n'umuti w'ibibazo byinshi tubibaza muri ubu buzima mbega iyo nyota y'inzoga n'amatabi yashira umuntu aramutse yambaje Uwiteka akayiringira akayishaka byagenda neza sibyo buriya sibyo uvuze byagenda neza rwose ubuzima bukagenda neza akisazira mu mahoro ameze neza yo mbicayemo ndabareba inezewe ariko rero nayisomye byaba ibindi iragatsindwa uravuze uti nayisomye byaba ibindi nta bwitonzi birumvikana yewe biba bikomeye ubwo rero abandi basaza si ubu wabagiriye inama n'abakecuru hari abankundiye najyanye ni muri kitabi ni muri kinzoga yego bankundiye ariko rero batankundiye nta kundi kuntu wabigenza ntacyo uko biri kose buriya baradukurikiye barimo kumva n'Imana izabafasha bayireke sibyo buriya Imana ibafashe bakarireka aba ari amahoro bakagira umutekano mwiza mu rugo inzoga n'itabi ni ribi inzoga iragutesha amahoro yawe irakurindagiza ikagukoresha ibintu bitari imugire inama yayireka yareka inzoga akareka itabi agakurikira akemerwa Uwiteka gusa yego murakoze cyane yego none ubu reka twigerere nko ku rubyiruko rwo muri iyi minsi iyo bigeze ku rubyiruko rero bujya bindi mbona kubabwira ntabwo byoroshye bazi ko ngo ari iryo terambere kunywa inzoga kunywa ayo matabi bumva ko ari iryo terambere nyine ndetse bashaka cyane urwo rubyiruko warugiriye inama kugira urubyiruko rw'ubu ngubu inama kugira ngo bishoboke ntabwo sinzi kera nta mukobwa wajyaga mu kabari ngo ajye kunywa inzoga umukobwa yicaraga mu nzu kwa nyina agafata bugaca mu gitondo agafata imyeya agakubura agafata inkongoro z'amata cyangwa imbehe akoza agashikira ikirago akaboha ikirago yicaye aho none umukobwa wabo arahaguruka arasamara aragenda ubwenge buri gutakara umuco wa kera wararuduye nta muco wa kera uri mu mutima w'umukobwa kuri ubu none se ubu ngubu ntabwo hano wahanutse ati ntawe hano wahanutse none se ariko none se ubu duterere iyo ngiyo tubihoreye bapfurupfu pe tubareba ngo ibyayi kibira kirigatira twakomeza tugahendahenda ariko mbona ni nko guhendahenda gusa kutarahendahenda umwana uti iki kigenda gitya iki gikora gitya ngakwemerere umwana ko yubaha agasa kubaha nyina akura kubaha nyirasenge none ubu ngubu wa muntu we mbaza ibindi wenda ati yewe mbaza ibindi ntabwo byoroshye ngira ngo namwe mudukurikiye murabyumva umusaza ati ntabwo byoroshye se wahantu wahanutse ati ko tuvuga ntibumve yewe ati nimubaze ikindi ariko muze ndagira ngo unyihanganire wenda ugira akantu babwira nabwira nabwanduremwe abakobwa
bifata umuco wa kera. Umukobwa arabyuka agafata imiyaga akubura, yamara gukubura akajya guhinga, yava guhinga akaza agashaka icyo afungura, agafata akarago, agafata se ikintu mu rugo kize, reka kugira ngo uhingure ukarabe, nurangiza gukaraba wambare, uje mu ibara, uje mu kabari, uje mu gakungu katagukwiye. None ubu unkundiye umukobwa akwemera uwo muco, ukareka gusamana mu basore. Abasore umukobwa ahoze atinya umuntu w'umusore, akamutinya kureba akagendera kure. N'uwasabaga n'umukobwa aja kumusaba iwabo, yarindaga kuzamusoza umukobwa atabonanye n'umugabo, kubonana cye ku munsi. Ariko n'imyaka 3 asaba umukobwa atarabonana n'umugabo, atamubona, kandi wa mukwe atura mu rugo. Ariko umukobwa yabona nk'umugabo aratunguka inzoga, umukobwa akanyaruka akaja kwihisha, kuzarinda kugeza igihe bavuga bati turagushinyiriye umuntu, kazaba ariho babanana. None ubu ngubu se ko bidashobotse ko amajambere yabaye menshi, muntu we ati mbabarira maze ibintu birakaze, ibintu byarazamutse, byarahindutse, kandi kuko byarahindutse. yewe uvuze ibintu bikomeye cyane, ati ibintu byarahindutse, iterambere ryangije ibintu byinshi, umuco waragiye neza neza. Iterambere ko ejo ari ryo tunezerewemo, twakora iyo rituganisha. None se ubu twemera iterambere ridusenyere neza neza, twe kugira abakobwa bagira umuco n'abasore be kugira umuco, bajye bubahuka ababyeyi be kubumvira, duterere iyo dusinzire pe. Ko tuzatubona umuco uhari w'amajyambere ariwo ngo banejeje, tukaba twarahannye twarananiwe, tukababwira umuco uko bigenda, uko byabaga, bakanga umuntu yabigenza ati ubu gukoresha iryo terambere. None se ko ntabwo twahanye twananiwe tubigenze dute? Kandi bahana iterambere barareba, arareba ari ryo rimunejeje, kandi rero nibyo wa mugabo mubaza ibindi. Uko biri kose rero ngira ngo umusaza arabivuze, avuzemo ibintu byinshi. Umukobwa udukurikiye nawe umusore udukurikiye, hari ibyo wumvisemo, arakugira inama. Urabona ni umuntu mukuru, aravuga uti rwose nubwo iterambere ryaje ntabwo rikwiriye kutwangiza ngo abakobwa tubifate uko tubiboneye, n'abasore ni uko, ahubwo dukwiye kwitwararika. Hari ikintu uvuze kijyanye no kubaka urugo, numva ndatangaye. Ngo hashiraga imyaka 3 umusore atarabonana n'umukobwa, kandi umusore aza gutura. Yego, kugira ngo bonane ku munsi bamuherekereje, bamuzaniye uwo mugore yasabye, akaba ari wabana n'umugore we. Ariko gutangira amusaba, yarindaga kuzamusoza kubonana ari uko igihe cyageze bamumuherekereje. None ubu ngubu se umukobwa aragenda ahure n'umugabo gufate, asumire nkaho umusore asumire, ajyane mu rugo. Ajyanye mu rugo se nyina yarahannye, nyirasenge yaramuhannye, nyina wabo yaramuhannye ati niri bigendeye bitya, mwana wanjye genda ukora utya, genda ukira utya. Wese urumva yaze wa mugabo we. Muze urakoze cyane rwose. None se ubu koko ubu se ingo tuvuge wenda ari nk'uyu munsi hari umusore aje kukugisha inama, ariko ati muzehe rwose numva nakubaka urugo, ariko nibazuye inzira nabinyuzamo bikanyobera, ndareba abakobwa nkabona barahindutse nyine. None hajya uhumba igenze nte kugira ngo nzane umugore tuzabane neza? Hari ibintu bitangaje, abantu bari kujya bubaka ingo, hashira nk'icyumweru kumva ngo baratandukanye,
hashira ukwezi bati yewe ngiye turananiranywe nisubiriye iwacu cyangwa ndigendeye nawe uzarebe iyo ujya ntabwo nkishaka kubana nawe, ubwo nk'uwo musore wamugiriye inama? namugiriye inama nawe ubwawe wa muhungu we nakwaje ufite umugore uti ntawe none rero ufite umubyeyi wawe na papa wawe ushatse kugira ushatse umutima w'umugore urabaza papa mbe papa ko numva nshaka kuba nashaka umugore ngira inama. Ya nama yaje amubwiye we aricana n'umugore we nabo bibaze bati umugabo batewe ati umwana mbere ko ashaka gusohoza tubigenze dute, bakaza kukubwira inama bakubwira se ndaza gusaba kwa nako umukobwa n'uyu uramushaka cyangwa se imushaka? Simushaka. Niba duhuje kutamushaka nanjye ndiswe n'inyoko tukabijamo tukabona tutamushaka koko tukamureka ugashaka undi, none se ubu ingabo baricaye hanze aranyaruka ati niboneye umusore akurutse nagera mu rugo hahandi agiye samenye uburyo ahicara samenye uburyo azahatura maze isubo bamugabo bugumya ku none reka dusoze rero, ariko hari ikintu numvisemo uravuze uti umusore ugiye kubaka urugo bisabwa ngo agende yicaze ise na nyina, sibyo? Abwira ati rero ndumva nkuze rwose ndumva ashaka umugore none ndagira mu ngira inama, ati wenda ari ndumva nazana uwo kwa kanaka. Ababyeyi nabo kuvuga ati ura twabonye afite imico myiza azaza n'ubu, ariko niba mubwira ati yewe uramenya uriya we ntiwamushobora azabumvire, sibyo buriya? Yego rwose. Mwe mwese mwari mudukurikiye ndabashimiye, mwakoze cyane kubana natwe. Mubonye ko uyu musaza tubwiye ibintu bikomeye ku ruhande rw'abantu bakiri batoya n'abakuze uko bakuri kwitwara, sosiyete turi mu uyu munsi wa none ikagenda neza. Ndabashimiye cyane rero, mwakoze kubana natwe. Tuzasubira ubutaha, Imana nibahereza umugisha.